reka nizere ko meze neza abadukurikira muri hano hatandukanye yaba mu majyepfo mu majyaruguru birengerazuba birasirazuba mu mujyi wa Kigali namwe mutwumva muri hanze y'igihugu nk'ibisanzwe rero this is NTAGARA official YouTube channel murabizi ko tuba tubafitiye byinshi bitandukanye harimo ibiganiro bitandukanye byubaka inkuru zitandukanye wowe hasure uraza kureba byinshi bihari uyu munsi rero twaje kubabwira part 2 of Jolie igice cya kabiri cy'inkuru ya Jolie murabizi ko twari tubafitiye icyambere kinyuraho tuje kubabwira noneho ikindi cya kabiri live abantu benshi mwagiye muvuga ngo turashaka ko wakora uri live kugira ngo turebe so naje rero ubusabe bwanyu nabwubahirije niyo mpamvu rero ngiye kubabwira kuri iyi nkuru ya Jolie kugira ngo utange igitekerezo umugire inama ubuzima ari kunyuramo no kuba yuko Jolie ni umukobwa yakunze umusore amaze amezi 4 amukunze ntago yigeze bimubwira gusa abifite mu mutima we maze amezi 4 please rimwe kabiri gatatu kane ukunze umuntu ariko utarabimubwira mu by'ukuri ariko akavuga ngo aho bigeze ngewe ngomba kumubwira ko mukunda kuko umutima wanjye ndumva uri hafi guturika so Jolie amaze ayo mezi 4 yakunze umusore ntabyo azi nago nyine aranamwemerera umukobwa nyine we agerageza kumubwira uburyo mukunda akamwohereza utumessage rimwe na rimwe arimo ativuze kuno wabwira umuntu ngo good night ariko atigeze yivuga bango ndikanaka nyine Jolie agakora ibishoboka byose kugira ngo yerekane ko amukunda ariko mu by'ukuri we nago yigeze wa mutipe ntacyo yigeze agaragariza Jolie muri ayo mezi 4 rero Jolie amaze igihe akunda umusore ariko atarabimubwiye hakaba hari inshuti ya wa musore murabizi ko abasore bagira inshuti nk'ukuntu n'umukobwa yaba afite inshuti ye abakundana bagendana basangira ariko kuba iyo nshuti ayifite iyo nshuti ni ya wa musore mu byibuke iyo nshuti ni ya wa musore Jolie yakunze yapfiriye araza rero aravango rero Jolie ngende ndashaka kubwira ko nakukunze mu by'ukuri ndakubona ahantu hatandukanye byukora mu by'ukuri all my eyes are on you so naragukunze nyemerera umurukundo kandi ndakubwiza ukuri ko nzagukunda n'umutima wanjye wose Jolie akibyumva aravuga noneho ibi bimbayeho n'ibiki ko uyu musore yaje kunsaba urukundo kandi uyu musore nzi ko akundana n'umusore nakunze napfiriye mbigenzene ese mwemerere kandi ko mbona ari seriye yaje akabimbwira akanyinginga ariko Jolie nago yigeze ahita amubwira ngo ndaguhereza feedback ahubwo Jolie yaramubwiye ngo ikintu nakubwira rero reka mbihe time give me time mereza igihe mbanze bitekerezeho ndebe ese ibi bintu ngiye gukora nibyo ese ibi bintu ngiye gukora ndagukunda koko uretse banze igihe mbanze bitekerezeho then I will come back nguhereze igisubizo cyuzuye Jolie ubwo rero ari mu gihirahiro ari kuvuga ese ko nakunze umusore nakunze akaba atankunda noneho muri uko kuba naramukunze inshuti y'uwo musore ikazi kanyibwirira ko inkunda pe kandi nkabibona akora ibishoboka byose arambwira ngo dusohokane akamereza utuntu dutandukanye twerekana nyine abantu bari mu rukundo ariko still ngewe nta mutima mfite wona love nagiraza kugira ngo mubwire ko mukunda urumva Jolie aracyari mu giherahiro akongera akibaza ariko si uyu musore ko mbona nubwo atankunda aba pretendinga sometimes ndabibona nkabona n'umuntu pretendinga udashaka kubimbwira ariko ashobora kuba nkunda reka nkomeze nitirize akibaza ese uyu musore yaba ari wa wundi urimo pretendinga ko atankunda kandi ankunda na Jolie akibaza ese ngewe mukobwa ngende mbwira umusore ko mukunda Jolie ari kwiba yaririmbye kwa kundi kwanoreza bahise mbigenzene ko mu muco wiwacu namu ko bwira umusore kwa mukunda ariko ngewe still naramukunze ese nume wa muyaga Knowless yaririmbaga so umukobwa rero aracyari mu gihirahiro arashaka kumenya ese abigenzene ari kwibaza ese ngende mbwire wa musore ko mukunda ngiye ko bimaze kundenga mubwire ko mukunda icyo azansubiza kibicyo ese nere kujyayo ahubwo nisangire wa musore wankunze ari we nkunda ese nindamuka ngiyeyo wa musore nakunze n'ubundi nawe akaza nzabigenzane akaza nyuma yahabaze kubona relationship mfitanye na ya nshuti ye kandi yarabibonaga ko namukundaga yarabibonaga ariko still aga pretending ese bantu mwe mbigenzene ese byose mbivemo
imitima yanjye rwose yambanye byinshi, sinzi icyo nkora, sinzi icyo ndeka, ariko still ngewe nakunze wa musore wa mbere, niwe nakunze, niwe numva wambera sheri wanjye, kuko amezi ane mbimitse ku mutima wanjye. At this time ndumva ntashobora kwihangana, ngiye kubimubwira. Ese mbimubwire koko? Ese nimbimubwira akankatira mbigenze? Ese wa wundi ko noneho spendinga ibintu byinshi on me, anakazaho ibintu byinshi, arankunda, arabinyereka, ariko se ngiye nimwemerera? Muri uko kumwemerera wa musore nkabona none arahagurutse arambwira Jolie I love you, kandi ko ngiye ntashobora kwihangana kuri wa musore nakunze with all my heart. Mbigenze ne? Jolie rero ari mu gihirahiro, umugira inama niba agomba kubireka, niba agomba kwisangira wa musore wamubwiye ko amukunda, niba agomba kugenda agafata iya mbere akaba ari we ubyibwirira umusore. Basore mumugira inama, abakobwa mumugira inama, niki Jolie yakora kugira ngo umutima we ubone ibyishimo nkuko yabyifuje. Rero iyo niyo nkuru ya Jolie, arajya ko mumugira inama. Niba ufite igitekerezo cyifuzo, genda muri comment section utubwire icyo Jolie yakora kugira ngo nawe muhe umwanya nawe muri we abone kubohoka, kuko nawe arabizi kandi azi ko ari buze kubona igisubizo nyuma yo kumva iyi nkuru yiwe mu gihe muyimenye. Murakoze cyane, komeza gukurikirana NTAGARA official, subscribe, like, comment, share. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza cyane.